Bakundwa, twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Tunejejwe no kongera kubaha ikaze muri iyi minsi 10 y'amasengesho. Ndakurarikira kutaba ntibindeba ahubwo ukabyitaho. Uyu ni umunsi wa gatatu, aho tugiye kureba icyigisho kivuga ngo gusha ku ngingo. Gusha ku ngingo, wica hirya. Ni mu nsanganyamatsiko y'iminsi 10 itubwira ngo ariko igihe musenga. Turi mu bihe bidasanzwe ku isi. Reka natwe tube abadasanzwe ndetse dukore mu buryo budasanzwe. Mbere yuko dukomeza, reka njye nawe twicishe bugufi maze dusenge. Urakoze mubyeyi udukunda, uri Imana ikiranuka. Reka ubwo wadukunze natwe uduhe urukundo mu mitima yacu rwo kugukunda. Nidukunda wowe tuzakunda na bagenzi bacu. Reka ubidushoboze. Ubwo tugiye kwiga uburyo bwo gusenga ndetse no kugusha ku ntego, ubidusobanurire. Ntitukamere nk'indyarya igihe dusenga, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Aha ni igihe Yesu yasubizaga umwe mu bigishwa be wari umubwiye ngo twigishe gusenga. Yesu yaramubwiye ngo namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira yuko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Matayo igice cya 6 umurongo wa 7 n'uwa 8 niho ushobora gusanga ayo magambo. Senga ugusha ku ngingo. Uyu ni umwanditsi ubivuga, Pastor Goya. Aratanga ubuhamya, ubutega amatwi. Umuhungu we witwa Ovidiyo yaguze inzu ku giciro gito cyane, ariko iyo nzu yari imeze nabi kandi ari ntoya. Yagombaga kuyisana no kuyagura kugira ngo ahaze ibyo umuryango we wari ukeneye. Nyamara ibiciro byari byariyongereye cyane. Yahoraga avuga ko bishoboka ko atazashobora kurangiza iyo mirimo bitewe no kubura amafaranga. Pastor aragira ati, nasabye Ovidiyo kwereka Imana ibyo yari akeneye kuko ibyitaho. Yansubije ko yari yasengeye umushinga w'iyo nzu muri rusange. Hanyuma namusabye gusenga agusha ku ngingo, akavuga buri cyifuzo akeneye mu gihe runaka, adasengera uyu munsi ibyo azakenera mu kwezi gutaha cyangwa ejo, ahubwo agasenga asabira ibyifuzo akeneye by'uwo munsi. Imana isubiza amasengesho mu buryo bwihariye. Imana ntisubiza amasengesho yo mu rwego rwa rusange. Ntukajye imbere y'Imana ngo uyibwire uti, Mwami tabara abaturanyi banjye. Ahubwo ushobora guhindura muri ubu buryo. Ushobora kuvuga uti, Data ndasabira umuturanyi wanjye Yohana. Wowe ushobora gushyiramo Antoinette, Mariko, Matayo, Pacifique cyangwa uwundi niba ari umuturanyi wawe ugiye gusengera. Wibishyira muri rusange, muvuge mu izina. Ndasabira kanaka. Ndakwinginze ngo umukore ku mutima. Kandi ndakwinginze ngo umpe ubwenge ndetse n'amahirwe yo kubaka ubucuti nawe, kandi mbashe kumugezaho inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Ndagira ngo nkwibutse ko umuntu watwawe no kubwiriza ubutumwa bwiza bikamutwara ingamira, ahora afite icyifuzo cy'uburyo yageza abandi ku Mukiza. Niyo mpamvu n'amasengesho ye naho yibanda. Niyo mpamvu ari rwo rugero Pastor ari kuduha, kuko ari bwo buzima abayemo. Kandi nawe nicyo ijuru rikwifuzaho muri uyu mwanya. Muri Mariko 10:47 hatwereka Barutimayo asaba Yesu kumufasha. Yaratatse ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Icyo ni icyifuzo rusange. Ku murongo wa 51 Yesu yamusabye kuvuga neza icyo ashaka. Urashaka ko nkugirira nte? Niko Yesu yamubajije. Barutimayo yaramushubije ati, Mwigisha, ndashaka guhumuka. Tugarutse ku nkuru yanjye cyangwa se y'uwo muhungu, uwo muhungu wacu yatangiye kujya asenga amasengesho agusha ku ngingo.
yasabye Imana kumufasha kubona itsinda ry'abantu bari gucukura umwobo wa fondasiyo y'inzu, hanyuma atangira gushakisha, ariko amatsinda yose yageragezaga kuvugana nayo yari yaragiranye amasezerano n'abandi amezi menshi mbere y'igihe, kandi yose yasabaga amafaranga ari hagati y'amadolari y'amanyamerika 18,000 na 22. Ese aya mafaranga ntiyari menshi? Yari menshi rwose. Amaherezo yabashije kumvikana n'itsinda rimwe, bamugabanyiriza ibiciro bigera ku madolari y'amanyamerika 16,000, kandi bemera kuza gutangira gucukura mu cyumweru cyari bukurikire. Umuyobozi w'iryo tsinda yaraje, ariko imashini ziremera ntizaza. Nyuma yo gutegereza igitondo cyose, uwo muyobozi yararambiwe, maze avuga ko atazagaruka mbere y'amezi 3, hanyuma aragenda. Uwo muhungu wacu yarahangayitse cyane, nta gisubizo na kimwe yari afite kuri iki kibazo. Amaherezo Ovidiu yasabye Imana by'umwihariko ko yamuha itsinda ryo gucukura uwo mwobo mu buryo bwihuse kandi ku giciro cyiza. Ubwo yarangizaga isengesho rye, umuturanyi we yaramwegereye. Umuturanyi aramubaza ati, mumeze mute? Ovidiu ati, meze neza, gusa ndashaka itsinda ryo gucukura umwobo wa fondasiyo y'inzu yanjye. Umuturanyi ati, byiza, ubu njyewe mfite itsinda riri gucukura umwobo w'inzu yanjye, babaze, wenda bashobora no kugukorera ibyawe. Ovidiu yahise yiruka ajya kuri uwo muryango wo ku muturanyi we, maze arabaza. Umuyobozi w'iryo tsinda yaramusubije ati, noneho kubera ko n'ubundi twamaze kugera hano ndetse n'ibikoresho byacu biremera bikaba bihari, niturangiza akazi dufite hano dushobora kuza gukora akazi kawe. Ovidiu ati, ese mushobora kuza mukambwira ikigereranyo cy'amafaranga? Nyuma yo kuhareba, uwo muyobozi w'iryo tsinda aravuga ati, ndabikorera ku madolari 2,500. Oh, mbega igitangaza! Ese biratangaje nshuti? Biratangaje, kuko uyu nguyu wari wamuciye ayitwa ko ari make, yari yamuciye amadolari 16,000. Ariko nawe umva imbaraga z'isengesho. Hari ibintu tubona mu buzima nk'ibintu byoroheje, ariko nyamara bikomeye. Uyu wa 16 yaragiye kuko yabuze imashini ziremereye kugira ngo acukure iyi fondasiyo. Ariko reba nawe, uje amuciye 2,500. Mbese turabasha kumva icyo kinyuranyo bavandi? Mbega umunezero! Ovidiu yabonye ko Imana yari yamaze gutegura igisubizo, kandi ko yari itegereje ko Ovidiu ayisaba. Amena. Gusenga ni ukugururira Imana umutima, nk'uko twashyikirana n'inshuti yacu magara. Kugana Yesu, paje ya 46. Imana iraduhamagarira kugirana umushyikirano nayo, kugira ngo ubashe kuyereka ibyifuzo byawe mu buryo busobanutse kandi bwihariye. Irashaka ko uyizera. Imana nta kindi gushakaho, irashaka ko uyizera, ukiringira ko izaguha igisubizo gishingiye ku rukundo rwayo, mu bwenge no mu masezerano yayo. Izasubiza mu gihe cyayo no mu buryo bwayo, ariko nuyitegereza mu kwizera, uzamenya ko igisubizo cy'Imana ari cyo gisubizo kiruta ibindi byose. Mureke dusengere hamwe. Mbese iyi nkuru ya Ovidiu, umuhungu wa Pastor Goya, hari ikigufashije? Mu gihe dusenga, reka tugushe ku ntego. Bwira Imana icyo ukeneye, wicaye nkereramo icyamo. Yibwire, wisure amagambo hato na hato nk'uko abapagani babigenza. Ibyo Yesu ntabwo abyemera. Rasa ku ntego. Mu gihe dusenga, ni byiza ko tugaruka ku byifuzo byibura uyu munsi 10 by'itorero ku isi yose. Reka tubirebe kuri paji ya 9 y'aka gatabo. Ibindi tuzakomeza kugenda tubisengera uko iminsi iza muri iki gihe cy'iminsi 10. Icyifuzo cya mbere cyo gusengera ni ikihe? Ukwiriye kubyitaho nshuti. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo musabirane, musabirane. Icya mbere, Mwami, reka muri twe habeho ububyutse butuma tubasha guhagarara mu kuri mvajuru. Icyo ni icyifuzo ku isi yose. Icya kabiri, turasengera umudendezo w'itorero ku isi yose. Mwami, dufungurira imiryango y'isi kugira ngo tubashe kwamamaza ijambo ryawe. Ibi byifuzo byose ubyiteho nshuti.
Icya gatatu, Mwami, reka itorero ryawe ryakire umuhamagaro wo kwamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu muri buri gihugu na buri bwoko. Twereke urufatiro rw'izo nyigisho rushingiye ku rukundo rw'ukuri kwa Yesu Kristo. Icya kane, Mwami, reka abadivantisite bari ku isi hose barangurure bavuga ngo niyemeje kugenda, maze bakire umuhamagaro wo gukorera no kwamamaza inkuru nziza y'agakiza. Icya gatanu, turasengera ubwenge bwo gushaka, gusobanukirwa no gukurikiza Bibiliya y'Umwami Imana. Twigishe gusaranganya inyigisho z'ukuri kandi tubashe kuzamamaza no ku bandi. Icya gatandatu, Mana, vugurura kwizera kwacu kwerekeye amabwiriza y'ijuru aboneka mu nyandiko za Ellen G. White. Icya karindwi, turasengera imvura ya Mwuka Wera kugira ngo akomeze kwizera kwacu kandi adushoboze gusoza umurimo Imana yadushinze mbere yo kugaruka kwe. Mwibuke rya sezerano rivuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, nibwo imperuka izahera ko ize. Ese witeguye gufatanya n'abandi gusaba ngo iri sezerano risohozwe? Icya munani, Mana, turasabira abazahajwe n'icyorezo cya COVID-19 ngo babashe gukira rwose kandi babone imbabazi zawe. Icya cyenda, turasengera abaganga ndetse n'abandi bari mu bikorwa byo kwita ku buzima, abayobozi ku bw'ubwenge n'ubushishozi wabahaye kugira ngo bafate ibyemezo biboneye. Mbese abayobozi babasha gufata ibyemezo bitaboneye? Birashoboka, reka tubasengere. Icya cumi turi busorezeho uyu munsi, turasengera abadivantisite ku isi yose batanga ubufasha bw'amaboko ndetse n'izindi nkunga ku bababaye. Duhe umuhati, uduhe kwitanga ndetse n'impuhwe zo gufasha abaturanyi mu gihe badukeneye. Mbese nshuti y'Imana, ibi byaba ari ingenzi ko ubisengera. Hejuru y'ibyo nawe uri gusaba Imana ndetse n'ibyifuzo rusange ku itorero ryanyu aho ubarizwa, ushobora no kwita kuri ibi ngibi. Mu gihe rero ibi tubikora, mu gihe cyo gusenga hari inama itangwa. Amatsinda yose yo gusenga afite uburyo butandukanye bwo gusengera hamwe. Turabagira inama yo gukoresha iyi minota hagati ya 30 na 45 mukora amasengesho ashyize hamwe, mukurikije uko Umwuka Wera abayobora. Mubanze gufata umwanya muto w'amasengesho y'ikiganiro nk'amagambo atarenze 3, mu yandi magambo atari menshi. Ibi rero bituma abantu benshi babasha gusenga inshuro nyinshi. Mukurikiza amasengesho agendana n'amasomo yo mu byanditswe byera nk'uko muyabona hepfo, mukanya turaje tubirebe, ashingiye ku nsanganyamatsiko yacu. Mushobora no gukoresha andi masomo ndetse mugasengera n'ibindi byifuzo. Mwifashisha urutonde rwatanzwe rw'ibyifuzo byo gusengera ku rwego rw'isi. Harimo biriya maze kubabwira bigera ku 10, ibindi tuzagenda tubireba uko iminsi iza. Hari icyo ugomba kwitaho ku ijambo ry'uyu munsi, rya rindi ritubwira ngo gusha ku ngingo. Umva Yesu. Turasubirwamo aya magambo ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira. Bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Matayo 6:7 n'uwa 8. Ntimukavuga amagambo muyasubiramo. O Mana, twigishe kuvuga tuvugana nawe nk'uko umuntu avugana n'inshuti. Rimwe na rimwe amasengesho yacu ahinduka akamenyero kandi bigasa naho amagambo yacu atarenga igisenge. Dukangure mu buryo bw'umwuka, tubashishe kumva ukuri yuko uri iruhande rwacu. So azi ibyo mukeneye. Mwami mwiza, uzi byose kuri twe, uzi ibidutinyisha, uzi ibyo twifuza, imbaraga zacu ndetse n'intege nke zacu urabizi. Akenshi dukunze gusaba ibyifuzo byoroheje nk'amafunguro cyangwa amafaranga cyangwa kubona intsinzi, ariko wowe uzi ibyo dukeneye kurusha ibindi. Turagushimira ko umwuka dusabira n'amaganya atavugwa. Twiringiye ko uzadusubiza mu buryo tutabasha gutekereza. Nshuti yanjye, mu gihe
turimo dusatira umusozo w'icyigisho, reka tuzirikane n'ibindi byifuzo byo gusabira. Shimira Imana imigisha yaguhaye kandi uhimbaze Imana kubwo kugira neza kwayo. Fata iminota mike yo kwatura wenyine wiherereye kandi ushimire Imana kubw'imbabazi zayo. Saba Imana ngo iguhe ubwenge bwo gukemura ibibazo ufite kandi igufashe no mu byemezo ufata. Sabira ibikenewe mu itorero tubarizwamo ndetse n'inzego z'itorero ku isi. Ushobora kwifashisha rwa rutonde rw'ibyifuzo byo gusengerwa byatanzwe. Sengera ibyifuzo itorero rikeneye muri iki gihe, umuryango, ndetse unasengere n'abaturanyi bawe. Tega amatwi, fata umwanya wo kumva ijwi ry'Imana kandi usubirishe guhimbaza cyangwa indirimbo. Hari indirimbo enye ushobora kwifashisha uyu munsi. Nshikamye ku masezerano ni indirimbo ya 216. Ntabwo ndamenya ni indirimbo ya 237. Wibuke imigisha wahawe ni indirimbo ya 230. Mana Data ushobora byose, indirimbo ya 231. Izi ni zimwe mu ndirimbo ushobora kwifashisha uyu munsi. Reka rero ngire ikintu gito nkubwira kiri kuri paje y'iki gitabo, amapaje asoza, ikintu kinejeje nifuza yuko wumva. Hari amasezerano twishyuza mu masengesho. Tugomba kugira amasengesho afite intego. Hari amasezerano yerekeranye no guhabwa umwuka wera. Mbese dukeneye umwuka wera? Ibuka ko Yesu yavuze ngo muzahabwa umwuka wera, muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Niba twifuza kuba abahamya beza ba Kristo, dukeneye umwuka wera. Kandi Yesu yavuze amagambo akomeye ngo ninde muri mwe umwana we yakaka umugati akamuha ibuye, yamwaka ifi akamuha inzoka? Niba muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho guha umwuka wera abamumusaba? Ikibazo ni iki? Haba hari amasomo umuntu ashobora kwishingikirizaho nk'amasezerano yo mu ijambo ry'Imana igihe uri gusaba umwuka wera? Irya mbere riboneka muri Zakariya igice cya 10 umurongo wa 1. Nimusaba Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisaba Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Amen. Irya kabiri ni muri Luka 11 umurongo wa 13. None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho guha umwuka wera rwose abamumusabye? Irya gatatu Yohana 14:26 ndetse na Yohana 16:8. Ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose, kandi ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Isomo rya 4 ni muri Yohana 14 umurongo wa 12 kugeza wa 14. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data, kandi icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Amen. Isomo risoza kuri iyi ngingo ivuga ibyerekeranye n'umwuka wera riravuga ngo, aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Zekariya 4 umurongo wa 6. Hari n'amasezerano noneho yerekeranye n'isubizwa ry'amasengesho. Turi mu gihe cyo gusenga. Ese hari amasengesho, hari amasezerano areba iyi ngingo yo gusenga. Irya mbere Yohana 15 umurongo wa 7 haravuga ngo iki? Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Irya kabiri Abaheburayo 4:16. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Irya gatatu Mariko 11:24. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Zaburi ya 50 umurongo wa 15 iravuga ngo, unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Amen. Irya gatanu kuri iyi ngingo y'amasengesho
ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Amena. Matayo 18:19. Irindi somo ni Matayo 21:22. Kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Yohana 14:13-14 ho haragira hati, kandi icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora, niko Yesu Kristo avuga. Naho irindi sezerano ni Yohana 16:23-24. Uwo munsi ntacyo muzambaza. Ni ukuri ndababwira, icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Isomo risoza isezerano ryerekeranye n'amasengesho ndetse no gusubizwa kwayo uyu munsi tugiye gusorezaho riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5:14-15. Iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka, kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Reka kwizera, reka twishingikirize kuri aya masezerano akomeye anejeje yo guhabwa Mwuka Wera ndetse no gusubizwa igihe dusabye. Niba byaravuzwe n'ijambo ry'Imana, nta kabuza Imana irabikora ku bw'icyubahiro cyayo. Reka twige gusenga, reka twige kurasa ku ntego, Imana ibidushoboze. Mu gihe usengera biriya byifuzo, kandi n'iki cyifuzo cyo guhabwa Mwuka Wera kikaba kirimo, n'icyifuzo cyo gusubizwa mu gihe usabye kikaba kirimo, reka izi ngingo zose zavuzwe inshuti uze kuzitaho. Ndifuza gufatanya nawe igihe dusenga dusoza iki cyigisho. Dusenga Imana. Urakoze Mwami mwiza, tugushimiye ko waduhaye amahirwe yo kuba ubwoko bwawe. Nubwo twakoze ibyangwa n'amaso yawe tukagenda ukundi, tugasenga uko twishakiye, twagutera agahinda, utubabarire Mwami Imana. Ariko ubwo tujijuye, utwemerere tugendere mu bushake bwawe. Uduhe Umwuka Wera, kandi turagusabye ngo utwumve, udusubize uri mu ijuru. Yesu yavuze ko icyo tuzasaba cyose Data mu izina rya Yesu tuzagihabwa. Twishingikirije kuri aya masezerano. Muri iyi minsi 10 uduhe imbaraga, uduhe Umwuka Wera, uduhe kwiganzura ibidutsinda. Tubisabye Imana Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.